tayari yesirika nongere ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho yose mukete twanye byisi twifurije kugira amahirwe n'umushaze ibyo kora byose bigene neza twiyatana nkuko ubyifuza. Birumvikana turi ku masaha yo kumanwa turi ku munsi wo kuwa kabiri itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 muri Kano Kanya rone munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashye yongeye gutungana cyane ku rugamba ni hano ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byamaze kuba byongera kuzamba mu buryo bukomeye cyane, ni ibintu byamaze kuba byongera guhindura sura mu buryo budasanzwe. Intambara yongeye gutukura mu buryo bukomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byamaze kuba abyibera ibindi muri Kano Kanya. Inkuru zikomeje kugenda zigaruka muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se bikomeje kugenda bihagaragara ni ibyerekeranye n'abakomando beshi kabora mu nyeshyamba za M23 bamaze kuba n'ubundi bacakirwa mu buryo bukomeye cyane n'ingabo za Fdnb, n'ingabo za Igitero cy'u Burundi zifatanyije n'izi ngabo zo mu mutwe w'Abacanshuro wa Bukavu ndetse n'urubyiruko rwa Wazirendo. Wakibaza ngo bigenze gute? Ni biki bikomeje kugenda bigaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo? Ndaza kubona nakubwira ko rwose imihanda yo yamaze kuba ifungwa hano muri Bukavu. Imihanda yamaze kuba ibanwa cyangwa se ishyirwaho bariyeri ngo muhanda wa Bukavu Mwenga Kamitunga yamaze kuba ifungwa mu buryo bukomeye cyane, aho isamagingwa abaturage bo bakomeje kugenda noneho barira kuko banabuze nuko noneho babasha kuba bahunga icyerekeranye n'urugamba rukomeje kugenda rugaragara rugiye kuba rutukura muri iyi Kivu y'Amajyepfo. Indege za drone ziriho ibirango by'abarwanyi b'Abacanshuro b'abazungu mu mutwe wa Bukavu abasesekaye ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangaza ko rwose ngo baje kuba bakwisubiza icyubahiro bakabahoza uyu mugi wa Bukavu ndetse n'umugi wa Goma. Kwizamagingo zikomeje kugenda zigaragara mu kirere cy'ahanga muri uyu mugi wa Bukavu, bitangazwa rwose na systeme zirinda ikirere zageze zishyirwaho n'abarwanyi ba M23 ngo zamaze kuba zisenwa mu buryo ubutunguranye cyane, zikinjirirwa n'izi ndege z'igisirikare cyangwa se z'Abacanshuro b'abazungu zikomeje kugenda zihakora ubutasi ngo barebe aho ibitero bigomba kuba byatangirira. Si ibyo gusa kuko ahitwa muri Uviraho ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. Zangabo za kiriya gihugu cy'Urundi twakomeje kugenda tuvuga ko rwose ari ingabo zirwana ngabi yahuzi, ingabo zirwana ng'ibyihebe bya Al-Shabaab kuzamagingo bakomeje kugenda bakora ibidasanzwe. Bagiye baterekamo ibisasu ndetse n'ibibunda bya BM bikomeje kugenda byerekeza imitutu mu bice birimo ibirindiro by'abarwanyi ba M23 ku buryo kuzamagingo ya abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bikura mu birindiro bigiye bitandukanye byegereye uriya mugi wa Uvira ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byara muri Kivu y'Amajyepfo bishobora kundi byageramo amasasu ibitwaro byamaze kuba bishingwa hariya, byamaze kuba byerekeza imitutu muri ibyo bice baherereyemo. Kwizamagingo navuga ko ari ibintu bigiye kuba byahindura isura mu buryo bukomeye cyane. Tugiye kuba twabona urugamba rurenze urwo twabonye hariya mu mugi wa Goma. Ni byinshi ukomeje kugenda bigaruka muri Kano Kanya, by'umwihariko umugi wa Goma nawo nubwo ukomeje kugenda utavugwaho cyane, ariko ibikomeje kugenda bihavugwa naho ni byerekeranye nuko ngo hari abarwanyi ba FDN ngo baba bari mu nkengero z'uyu mugi wa Goma, by'umwihariko bagambiriye kuba ngo bakigarurira by'umwihariko uriya mugi wa Goma akaba ari wo bashingamo ibirindiro nyuma y'uko n'ubundi leta ya Kongo ikomeje kugenda igaragara nkaho n'ubundi ngo yagambaniye izi nyeshyamba za FDLR. Zanasohoye itangazo zivuga ko rwose niba leta y'u Rwanda gishaka ko zitambwe cy'u Rwanda nk'uko leta ya Kongo akomeje kugenda nayo ibi basaba noneho ngo igomba kuba yakwemera ibiganiro hagati yazo na leta y'u Rwanda. Ni ibintu tuzi ko leta y'u Rwanda cyangwa se nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda abihakana mu buryo bukomeye cyane. Sinzi ikiraza kuba kiba, niba Wazirendo iraza kuba ihangana cyangwa se ifatanya na FARDC ndetse n'izi ngabo z'u Burundi ndetse n'Abacanshuro mu guhangana n'uyu mutwe wa M23 nayo igahangana n'izi nyeshyamba za FDLR izikura cyangwa se zibuza gufata umugi wa Goma kugira ngo abari bo bakambikamo ikanahangana na leta ya Kongo. Ni ibintu bikomeje kugenda biba amayobera mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi ntabwo ari ibyo ngibyo gusa kuko ahitwa by'umwihariko hano muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru naho ibikomeje kugenda bihabera. Ni ibintu bitari ibintu navuga ko rwose bitari byiza habe na gato, biteye ubwoba cyane, byerekeranye no kuba muri iyi Warikare ibirindiro by'uyu mwanzi M23 ikomeje kugenda by'umwihariko urwanwa na leta y'Kinshasa, byerekeranye no kuba rero ibikomeje kugenda bihabera ari indege za karahabutaka zo mu bwoko bwa drone za CH4 zikomeje kugenda ziharwa ibombe karahabutaka, ndetse amakuru akomeje kugenda agarukaho nuko kariya gace ka Kibati gaherereye muri iyi teritwari ya Warikare kari kamaze kuba kajyamo izi ngabo za M23 nyuma yuko inyeshyamba za Wazirendo cyangwa se urubyiruko rwa Wazirendo rwirukanye muri aka gace ka Kibati kaherereye muri iyi teritwari ya Warikare. Ngo kugiza amagingo none gikomeje kugenda kihagaragara no muriro w'ibibombe bikomeje kugenda byitura hejuru y'abarwanyi bisa naho n'ubundi bari bagushijwe cyangwa se bavuye muri kara gace
by'umwihariko bashaka kugusha M23 mu mutego, dore ko binatangazwa ko turiya duce bavuyemo ngo twatunatezemo ibibombi karahabutaka byakomeje kugenda bitwara abatari bake. Ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho, amakuru agakomeje kugenda anavuga ko rero ahitwa muri teritwari ya Warungu ni hano muri aka gace kanzi biragarutse ko bakakigarurwa n'abarwanyi ba M23, naho nago ibintu byoroshye habe na gato. Amakuru akomeje kugenda ahagaragara yerekeranye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro bikomeje kugenda birimburwa mu buryo bukomeye cyane. Ngwibutsa ko ibirombe by'amabuye y'agaciro ngo bigenda bivamo amabuye menshi cyane agenda acuruzwa ku isoko n'abarwanyi ba M23 ngo bigatuma babasha kubona amafaranga yo kugura intwaro. Ngiye kandi nano kwibutsa ko rwose mu minsi mike cyane yashize twabagijeho inkuru zerekeranye n'ibiraro bigera kuri 2 leta ya Kongo yarashishije indege za drone ukabasha kuba n'ubundi bisenwa. Ibiraro nabyo ngo byari bifitiye agaciro gakomeye cyane zinyeshyamwe ko bagendaga babyifashisha mu kugenda badepoza abasirikare cyangwa se bataza abasirikare babo, ndetse no kugenda bahahirana n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ibiraro ngo niyo mpamvu leta ya Kongo yabishenye, aho itifuza agace na kamwe cyangwa se itifuza ikintu na kimwe cyagirira inyungu izinyeshyamba za M23. Ariyo mpamvu ibi birombe bikomeje kugenda biraswamo amabombe n'izi ndege za drone, bigatuma noneho ibirombe bibasha guhita bisenyuka ku buryo izi nyeshyamba zitabona rero aho zongera kuba zamenera zikura amabuye y'agaciro bagomba kuba bajyana ku isoko ngo bagure izindi ntwaro. Ariko ku rundi ruhande, ku ruhande rwa leta ya Kongo, intwaro bamaze kuba bazigura nshyashya nizo bakomeje kugenda batereka hariya muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bifuza kuba batangiriraho babohoza, by'umwihariko aho bakomeje kugenda bifatwa muri rero n'izi ngabo za Fdnb z'igihugu cy'u Burundi, urubyiruko rwa Wazalendo ndetse n'Abacanshuro bakagenda berekeza mu mujyi wa Goma, naho bagenda bahirukana aba barwanyi nk'uko leta ya Kongo ikomeje kugenda ibigaragaza. Muri make ni byinshi ikomeje kugenda bigarukaho ku byerekeranye n'amashusho y'ibikomeje kugenda bira ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Keneye kuba wayabona nta kindi byagusaba usibye kuba wareba aho ngaho hasi muri comment, uraza kuba uhabona link twapininze. Iyo link mu gihe cyose uraba uyikanzeho iraza kuba ikugeza kuri channel yacu ya WhatsApp, uraza guhita rero uhabona ayo ma video. Ariko ubika no gukanda flow kugira ngo igihe cyose utuzadushyiraho ayo mashusho yerekeranye n'urugamba uzajye uhita uyabona mu bambere, nanone utiriwe uvunika ukanda kuri iyo link twamaze kuba dushyiraho ngaho muri comment. Ariko kandi nanakwibutsa ko rwose kwizamagingwa ya nanone kugira ngo tugitubona gatatu mu makuru ngaya bakomeje kugenda agaruka ku butaka bw'ikigo cya Kongo, no kuba waramaze gukanda kuri subscribe, nanone ugakanda no kukazogera igihe cyose dushyizeho inkuru. Icyo gihe uhita ubona notification cyangwa se ubutumwa kubwira ko dushyizeho inkuru, bityo ukayibona mu bambere utiriwe uvunika. Noneho bikaba byiza iyo ukanze like ndetse na share kuri bagenzi bawe. Ibyo ngibyo rwose bituma ubasha kubabona amakuru noneho mu buryo bukoroheye cyane. Niba wamaze gukanda subscribe ukaba wamaze kuba ugera kuri channel yacu ya WhatsApp, reka ngubwire ngo rwose ibintu bikomeje kugenda bibera ku butaka bw'ikigo cya Kongo nago ari ibintu byiza habe na gato. Nibyo rero tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo turebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara muri uyu mujyi wa Bukavu wamaze kuba unafungwa, imihanda igashyirwaho bariyeri nk'uko namaze kuba mbikubwira. Ni imihanda ya Mwenga kugeza amagingo yafunzwe, umuhanda wa Kamitunga yamaze kuba ifungwa, aho bikomeje kugenda bitangazwa ko ikufungwa kw'imihanda kose bakomeje kugenda hakorwa ibikorwa noneho byo gutangiza urugamba, kuko iyi mihanda ngiye kuba yakwifashishwa ngo hoherezwa ibitwaro karahabutaka. Ngo leta ya Kongo irutse kuba n'ubundi yagura mu gihugu cy'Uburusiya, ngo nibyo bigiye kuba byakifashishwa muri uru rugamba, baje kuba byaterekwa muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko kandi andi makuru akavuga ko rero n'igihugu cy'u Burundi mu mabuye y'agaciro girutse kuba cyagurisha hanze, ngo cyamanukanye ibitwaro karahabutaka, ngo bigiye kuba byakifashishwa rero mu gucunga uriya mujyi wa Uvira, by'umwihariko uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Biratanga ko mu gihe cyose umujyi wa Uvira waba ufashwe ari